Impera z'icyumweru gishize zabaye ndende cyane kurusha uko bisanzwe ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Iran. Muri iyi ntambara barimo ngikubagaho rikomeye cyane yo guhiga umwe mu bapilote b'indege zikomeye za Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma y'uko indege iraswa kuri wa gatanu w'icyumweru gishize, nyuma akabasha kuyisimbuka. Gusa guhera amagingo ye niwe wese uhinduka umuhigo ukomeye. Nyuma yo kurusimbuka, uyu mupilote niwe muntu wese uhinduka ushakishwa cyane ku isi, yaba ndetse mushyiraho ibitwaro bya rutura byo kumuhiga, amafaranga menshi cyane y'umurengera yo kumuhiga, ndetse n'ibindi bigiye binyuranye kugira ngo abashe gufatwa. Reka noneho twisesengurira uko ibi byose byagiye bigenda ubwo kuri iki cyumweru ari bene wabo b'Abanyamerika babashije kumutabara muri operasiyo simusiga bakoreye muri Iran. Nibyo koko yararashwanurwa mu ndege ye, ariko ntiyibagiranye cyangwa ngo atereranwe na bagenzi be b'igisirikare kigizwe n'abakomando babigize umwuga, bamwe bafata nk'abambere kuri iyi si. Umunsi wo ku cyumweru nibwo inkuru yakwirakwiriye hirya no hino ku isi hose, kandi ubwo yari itangarijwe na nyir'ubwite Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uwo nta wundi ni Donald Trump. Yavuze yuko umusirikare we yatabawe ndetse agatabaranwa na bagenzi be bari barashwe. Aba bose rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika binyuze muri perezida wayo yagaragaje yuko babashije kubasanga muri Iran ndetse bakabatabara bakabavanayo bose. Magingo ayo bose bakaba bari mu rugo, nta n'umwe usigaye inyuma. Byari isiganwa mu guhiga umupilote ku mpande zombi, amasiganwa yo kumugeraho kibuno mpamaguru ku mpande zombi. Ku ruhande rumwe ngo atabarwe, ku rundi ruhande ngo afatwe maze agirwe imbohe y'intambara. Nyuma yo kuraswa n'ihanurwa ry'indege yari arimo F-15, kumuhiga byo byahindutse indi ntambara yihariye, iyo kugaragara neza kwa buri ruhande ngo isura yarwo yo kugaragara nk'iyo gushegeshwa n'urundi ruhande, kuko Iran nayo ako kanya yagombaga kumuta muri yombi, akazirikwa, agafatwa amashusho yari kwerekwa bose nk'umugayo muri gahunda yo gutesha umutwe no kwizera ko byaherwaho n'abaturage muri Amerika bakarushaho gutakariza icyizere igihugu cyabo. Ibi iyo babigeraho byarashobokaga cyane ko byari gutuma abaturage basunikira Donald Trump guhagarika intambara mu gihugu cya Iran. Kimwe kandi ko uwo mupilote mu maboko ya Iran nabwo yari kubashushanya imbaraga ndetse no kwihagararaho kwa Iran mbere y'ibitero bikomeye bakorerwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nubwo no kurasiza indege z'Abanyamerika zigahanurwa mu buryo batari biteze, nabyo bisa nk'ibihagije kuri Iran. Naho kandi kuzisimbuka ku bapilote bazitwara, ibyo nabyo bisa nk'ibisanzwe. Ikindi rero ushobora kumenya gitangaje nuko muri Iran naho abaturage nabo bari bamaze gufata iya mbere bari kumuhiga, dore ko bari barashyiriweho n'ibihembo kubabasha kumugeraho mbere. Muri iyi minsi ibiri yose yarishize bamuhigaga bukware, bari bazengurutse mu bice bigiye binyuranye, ari nako bagenda bambaza Imana yabo Allah bavuga bati turamugeraho mbere y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziza kumutabara. Gusa icyo twababwira nuko nta mahirwe Abanya-Iran babigizemo, dore ko uyu nguyu atari umupilote usanzwe mu gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kirwanira mu kirere. Byemejwe ko ari umukoloneli wubashywe cyane na bagenzi be mu ngabo za Trump, akaba yaragaragaje ndetse n'amayeri yo kwihisha akomeye cyane. Ibi yabikoze mu gihe cy'iminsi irenga 2 n'amasaha yashakishwaga n'igihugu cyose, ariko nyine kubw'umwitozo we cyangwa se kubumenyi agiye afite yabashije kuhaca yemye, abasha gutabarwa nubwo bamugezeho yarakomeretse. Byemejwe ko yakomeje gukoresha itumanaho yahurudukanye mu ndege, iri yakomeje kurikoresha paka bamugezeho babasha no kuhamuvana. Ibi byagaragaje ibikorwa bihambaye bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagezeho mu buhanga buhanitse muri iyi ntambara. Iyo operasiyo yo kuvana umupilote wabo mu gihugu cya Iran ni operasiyo yatunguye benshi ndetse yihariye cyane. Mu butumwa bwe umutaripfana Perezida Donald Trump ati twamubonye bavandimwe b'Abanyamerika, mu masaha make ashize igisirikare cyacu cyakoze bimwe mu bikomeye cyane mu mateka yose yo gutabara bagenzi bacu mu ntambara, ubwo twabashaga kuvana muri Iran umwe mu basirikare bacu b'ingenzi cyane. Ni koloneli wubashywe cyane mu ngabo zacu, kandi nishimiye kubamenyesha ko ubu ari amahoro kandi ameze neza. Uyu murwanyi w'intwari yari inyuma y'imirongo y'umwanzi mu misozi miremire cyane, mu misozi mibi ya Iran yahigoga cyane bukware. Barimo bagenda begera aho yari yishe buri saha, nyamara mu by'ukuri ubundi ntiyigeze aba wenyine nk'uko abandi babikeka, kuko buri kanya umuyobozi mukuru w'ingabo, minisitiri w'intambara, umuyobozi w'inteko y'abagaba bakuru b'ingabo ndetse n'abandi basirikare bagenzi be bakurikiranaga aho aherereye amasaha 24 nta segonda na rimwe ribacitse, kandi bategura igikorwa gikomeye cyo kumutabara. Nk'uko nabibategetse, igisirikare cya Amerika cyohereje intwaro nyinshi zica cyane kurusha izindi kugira ngo zimugarure. Nibyo koko yarakomeretse, ariko azamera neza cyane vuba. Iki gikorwa gikomeye cyane cyo kumutabara kije kiyongera ku kindi gikorwa cyagenze neza cyo gutabara undi mupilote mugenzi we nawe w'intwari cyane. Tutatangaje kuko tutashakaga gushyira mu kaga igikorwa cya kabiri cyo gutabara uyu nawe. N'ubwa mbere mu mateka y'igisirikare ko abapilote babiri batabarwa uko mu duce dutandukanye cyane imbere mu butaka bw'umwanzi. Ntituzigera dusiga inyuma umusirikare wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo atereranwe.
Kuba twarabashije gukora ibi bikorwa byombi nta n'umwe wishwe cyangwa ngo anakomereke birongera kugaragaza ko twageze ku bugenzuzi bwose bw'ikirere cya Iran. Uyu ni umwanya buri munyamerika, abarepublikani n'abademokrate ndetse n'undi wese bagombye kwishimira kandi bakunga ubumwe. Mu by'ukuri dufite igisirikare cyiza kurusha undi wese kandi gikora kinyamwuga kandi gikomeye kurusha bose mu mateka y'isi. Imana iha umugisha Amerika, Imana iha umugisha abasirikare bacu, kandi mukomeze kugira pasika nziza kuri mwese. Ngubwo rero ubutumwa bwa Perezida Donald Trump yanyujije ku rukuta rwe. Ibi bishimangira rero ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakomeje gushakisha umupilote wabo ndetse bagakomeza kugenzura ikirere cya Iran kugeza ubwo bamutabaye ndetse bakamugeza mu rugo amahoro. Ibi bishimangira ko kandi Donald Trump ndetse n'igisirikare cye, mugani nk'uko yakomeje bivuga koko ari igisirikare kitosukirwa ndetse gishobora kuba ari icya mbere ku isi hose, cyane ko kwinjira mu gihugu gifite ubwirinzi nka Iran cyangwa se gifite ikirere kirinzwe cyane nka Iran ntabwo ari ibintu byoroshye mu by'ukuri. Ibi bigaragaza ubushongore n'ubukaka ndetse n'ubushobozi bukomeye cyane bw'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na guverinoma irangajwe imbere na Donald Trump. Ibi kandi byose ndi kuvuga byemejwe na Trump ubwo yavugaga ko bakoresheje indege za mbere zikomeye cyane ndetse n'abasirikare kuko ba mbere ku isi, cyane ko habayeho n'irasanwa rikomeye cyane kuko Iran nayo yari yakaniye imukeneye cyane kugira ngo yereke isi ko nayo ihambaye. Hano habayeho bya wa mugani uvuga ngo uguhiga ubutwari muratabarana. Gusa rero kugeza amagingo aya ngaya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje kwishimira cyane iyi operasiyo n'uburyo yagenzemo kugeza bageze ku ntsinzi. Iyi ntsinzi ifatwa nk'intsinzi ihambaye muri iki gihe. Ku ruhande rwa Iran idahakana ko ibi byose byabaye bakabasha gutabara uyu mupilote, gusa bahamya ko bitaboroheye kuko nabo babashije kumanura indege zabo zigiye zinyuranye ndetse harimo indege ihenze cyane bagarutseho babashije kuyimanura. Amwe mu mashusho Iran yashyize ahagaragara agaragaza neza ko indege zahatikiriye koko ukaba warifata nk'irimbi ry'indege zigari za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubukungu bwayo cyangwa se indege zayo zagiye zihangirikira ku buryo bukomeye cyane. Iran yemeza ko indege enye uko babigaragaza mu mashusho koko zabashije guhinduka inyuma nsasa, akaba bigaragaza nabo ko babashije kugira icyo bageraho nubwo batabashije gufata uriya musirikare. Iran kandi yivuga ko nubwo Amerika itabitangaje ariko yabashije kwicira abandi basirikare 5 ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Wenda ikitagezeho no kubafata mpiri kugira ngo gire ibyo yisabira nayo gake gake, ariko nababo yisasiye n'ukuri ntago bari munsi y'umubare wa 5 nkuko bigarukwaho n'umuvugizi w'igisirikare cya Iran Brigadier General Ibrahim yasobanuye ko zimwe mu ndege zasenywe harimo C-130 ndetse na kajugujugu 2 za Black Hawk. Ibi bikagaragaza ko nabo mu by'ukuri bataviriyemo aho. Ikindi nuko umupilote nawe nyuma byemejwe ko yasanzwe yakomeretse cyane anarembye cyane akabanza kunyuzwa mu bitaro muri Kuwait.